leta yagutegeka ngo ukora ibi bintu runaka, kora ibi bintu runaka, ngo ukore ibyo bintu muri ubwo butaka, wakanga kubikora, icyo gihe nanone leta ishobora gufatira ubutaka bwawe ikabutwara. Nanone iki ni ikintu mukwiye kwitondera mukanakimenya, ishobora kubufatira ikabutwara. Nk'urugero, nagiye mbakora ibiganiro bigiye bitandukanye bijyanye n'ubutaka. Niba ugiye kugura ubutaka, banza umenye ese hariya hantu leta yahapangiye iki, ese nta kindi kintu baba bagiye kuhashira. Wirinde gupfa kugura mu buryo butemewe n'amategeko, ujye ubanza umenye ubu butaka leta niba hari icyo yabupangiye, niba hari igishushanyo mbonera cy'uburyo hagomba gukoreshwa, byose ukabimenya mbere y'uko uhubuka ugura ubutaka. Bashobora kuvuga ngo uyu muntu yananiwe kubyaza umusaruro ubwo butaka bwe, icyo gihe ushobora kubwamburwa, ubwo butaka ukabwamburwa bukajyanwa. Leta igiye kukubwira ngo ubwo butaka buvemo, turabukwambuye, hagomba kubaho integuza. Ntabwo bazazinduka ngo baze mu rugo rwawe mu gitondo kare n'abana. Mwiriwe neza, reka nongere mbashimire mwahisemo kubana natwe kuri iyi YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Nk'uko mumaze kubimenyera, ni ya YouTube channel yakorewe Abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo ijye ibafasha gusobanukirwa amategeko y'u Rwanda ku buntu nta kiguzi. Uyu munsi nkaba nabategura ikiganiro kivuga ku buryo bwo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka. Twese turabizi ko iyo tuguze ubutaka, burya ni amasezerano y'uburambe cyangwa y'ubukode burambye tuba dusinyanye na leta. Ubutaka aba ari umutungo wa leta, ariko iyo tubuguze nka kuriya ni nk'aho tuba tubutijwe na leta, bubaye ubwacu, nta muntu wabutwambura, ariko hari ibyo nanone tuba tugomba kubahiriza mu byo leta idusaba, kuko ariyo iba yaduhaye ubutaka. Nkaba ngusaba noneho wowe uri gukurikira ikiganiro cyacu gukanda subscribe, like ndetse no kuri iyo nzogera notification, kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi bahereza bijyanye n'amategeko. Niba ufite ibibazo bijyanye n'izungura, niba ufite ibibazo bijyanye n'ubutaka, niba ufite ibibazo bijyanye n'umuryango, amakimbirane aba mu ngo, guharanira uburenganzira bw'umwana, bw'umubyeyi, ndetse n'ibindi byose bishobora kukugonganisha n'amategeko, ahandi babisanga buretse kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete, aho tugenda tubibasobanurira ndetse tukabahereza ubufasha mu bijyanye n'amategeko ku buntu nta kiguzi. Uyu munsi nkaba nabateguriye ikiganiro kivuga ku mpamvu zo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka, aho leta ishobora gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka biturutse ku mpamvu zigiye zitandukanye. Nk'urugero, nk'iyo nyir'ubwo butaka atakibukeneye kandi yarabisabye mu nyandiko ko buseswa, cyangwa wenda nk'iyo nyir'ubwo butaka atubahirije ibikubiye mu masezerano yo gutunga ubutaka, harimo kuba yananiwe kububyaza umusaruro igihe yabuhawe na leta. Rero icyo mugomba kumenya hano, igihe wahawe ubutaka nanone ukaba udashoboye kububyaza umusaruro, leta ishobora nanone kubukwambura burundu ukabubura. Ibi nibyo tugiye kuganira muri kiganiro cy'uyu munsi. Niba utarakanda subscribe, ndagushishikariza gukanda subscribe, kuko nudakanda subscribe no kuri iyo nzogera notification, ni ubwa nyuma uraba umbonye. Reka twongere dusubire mu kanya tuganira kuri ibyo bintu. Murakoze cyane. Noneho tudatinze, reka turebe ku mpamvu zishobora gutuma igihe leta yaguhaye ubutaka, cyangwa igihe wowe waguze ubutaka bwawe ukabugura mu buryo bwemewe n'amategeko, ukaba ubutunze wumva ko ufite ubutaka, naraguze, twakoze invitation kwa noteri, ugira ngo ibyo ngibyo birahagije. Ibyo ngibyo ntabwo bihagije kuba wagira uburenganzira busesuye ku butaka bwawe. Uba ukwiye kubahiriza nanone ibyo leta igusaba. Reka noneho mbabwire impamvu ishobora gutuma habaho isesa ry'amasezerano yo gutunga ubutaka, leta ikaba yabukwambura. Leta ishobora gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka. Icya mbere, iyo nyir'ubwo butaka atakibukeneye kandi yasabye mu nyandiko gusesa ayo masezerano. Ushobora kuba utagikeneye ubwo butaka ndetse ugasaba mu nyandiko gusesa ayo masezerano, icyo gihe leta ikwambura ubwo butaka.
Indi mpamvu, iyo nyiri ubwo butaka atubahirije ibikubiye mu masezerano yo gutunga ubutaka, harimo kuba yananiwe kububyaza umusaruro. Icya mbere, mu gihe buri ahamaze gushyirwa ibikorwa remezo by'ibanze, nk'urugero birimo umuhanda, amazi n'amashanyarazi. Niba ufite ubutaka ukaba warananiwe kubwitaho cyangwa kububyaza umusaruro, ndetse buri ahantu hashyizwe ibikorwa remezo nk'umuhanda, amazi ndetse n'amashanyarazi, icyo gihe nanone leta ishobora kwambura ubwo butaka. Indi mpamvu, iyo buri ahemerewe gutangirwa impushya zo kubaka. Ikindi kintu, iyo buri ahatangiye ishyirwa mu bikorwa by'igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze n'imitunganyirize y'ubutaka. Hari igihe leta ishobora kuvuga ngo hano hantu tuhashize igishushanyo mbonera, umuntu wese uzubaka azakora ibiki, cyangwa buri muntu wese uhatuye asabwe gukora ibi bintu runaka. Icyo gihe iyo bikunaniye kubyubahiriza, nanone leta ishobora kukwambura ubwo butaka. Indi mpamvu, iyo buri ahantu h'icyitegererezo hashyirwaho n'inama njyanama y'umujyi wa Kigali cyangwa iy'akarere gafite ubuzima gatozi, kandi indi mpamvu nanone, iyo butabyajwe umusaruro hakurikijwe ibishushanyo mbonera cy'imikoreshereze n'imitunganyirize y'ubutaka n'amategeko abigenga, nibura mu gihe cy'imyaka 5 ikurikirana, ibarwa hashingiwe kuri raporo y'umwaka wa mbere w'isuzuma. Nanone icyo gihe ubwo butaka ushobora kubwamburwa. Indi mpamvu, iyo nyiri ubwo butaka adasabye gusubizwa ubutaka bwagenewe ubuhinzi, ubworozi cyangwa amashyamba, bwafatiriwe by'agateganyo hakurikijwe ibiteganywa n'iri teka ku bijyanye no gusubizwa ubutaka bwari bwarafatiriwe by'agateganyo, kandi atubahirije ibisabwa n'uwasubijwe ubutaka nyuma yo gufatirwa. Mu minsi yashize nabakoreye ikiganiro kivuga ngo niye mpamvu ishobora gutuma leta ifatira ubutaka bwanyu. Hari igihe leta ifatira ubutaka bwawe by'agateganyo, nanone igihe wagiye kubureklama ukabusubizwa, leta yagutegeka ngo ukora ibi bintu runaka, kora ibi bintu runaka, ngo ukore ibyo bintu muri ubwo butaka, wakanga kubikora. Icyo gihe nanone leta ishobora gufatira ubutaka bwawe ikabutwara. Nanone iki ni ikintu mukwiye kwitondera mukanakimenya, ishobora kubufatira ikabutwara. Ikindi kintu rero, iyo hagaragaye indi mpamvu yakwemezwa n'inama y'abaminisitiri, nanone ubu butaka bushobora kubwamburwa. Niba leta yarapanze ko hari ahantu hazakorerwa ikintu runaka, nk'urugero nagiye mbakora ibiganiro bigiye bitandukanye bijyanye n'ubutaka. Niba ugiye kugura ubutaka, banza umenye ese hari ahantu leta yahapangiye iki, ese nta kindi kintu baba bagiye kuhashyira. Wirinde gupfa kugura mu buryo butemewe n'amategeko, ujye ubanza umenye ubu butaka leta niba hari icyo yabupangiye, niba hari igishushanyo mbonera cy'uburyo hagomba gukoreshwa, byose ukabimenya mbere y'uko uhubuka ugura ubutaka. Ingingo ya 19 ivuga ku busabe bwo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka, aho ivuga ko umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyangwa ubuyobozi bw'akarere gafite ubuzima gatozi, ashingiye ku mpamvu zo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka ziteganywa n'ingingo iyo navuze hejuru ya 18 y'iri teka, asaba mu nyandiko umubitsi mukuru w'inyandiko mpamo z'ubutaka gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka. Ubusabe bwo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka buherekezwa n'ibi bikurikira. Icya mbere, raporo z'imyaka 5 z'umujyi wa Kigali cyangwa iz'akarere gafite ubuzima gatozi zerekana uburyo nyiri ubutaka atabyaje umusaruro ubutaka bwe, uretse ubutaka bwagenewe ubuhinzi, ubworozi n'amashyamba. Niba warahawe ubutaka ntububyaze umusaruro, hari raporo zikorwa z'imyaka 5 zishobora gukorwa n'umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi ziherereye bwaho ubwo butaka buherereye. Bashobora kuvuga ngo uyu muntu yananiwe kubyaza umusaruro ubwo butaka bwe. Icyo gihe ushobora kubwamburwa ubwo butaka, ukabwamburwa bukajyanwa. Iyo hari kopi z'amabaruwa umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi byandikiye nyiri ubutaka mu gihe cy'imyaka 5 ikurikirana bimusaba kubyaza umusaruro ubutaka bwe, kandi by'umwihariko mu myaka 2 ya nyuma, bigaragariza nyiri ubutaka uburenganzira afite bwo guhererekanya ubwo butaka
nanone icyo gihe ubwo butaka ashobora kubwamburwa. Iyo ubutaka bukunaniye kubukora cyangwa gukora ibyo leta yagusabye kuhakorera, bishobora kuba byiza ubwo butaka ubugurishije ukabuhereza undi muntu ubishoboye akagira icyo ahakorera. Wowe wahananiwe bakaba bakwishyura ukajya gutura aho ushoboye. Nta mpamvu yo kuvuga ngo niba bikunaniye urakomeza uhatirize. Niba byanze ushobora gukora ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka ukabuhereza undi muntu, noneho wowe usigaye ukaba washaka ahandi hantu ujya gutura. Nanone inyandiko igaragaza ibisobanuro nyir'ubutaka yatanze iyo ihari. Ibyo ndi kubabwira mwibuke ko ari ibishingirwaho kugira ngo wamburwe ubwo butaka. Nanone hakaba hari ibiranga ubutaka n'aho buherereye, nabyo bigomba kuba biri muri iyo raporo. Harimo nanone inyandiko igaragaza imwe mu mpamvu ziteganywa mu ngingo ya 18 y'iri teka, igaragaza ko mu by'ukuri nyir'ubwo butaka yananiwe kubutunga. Nanone hakaba harimo inyandiko igaragaza ko hari umuntu ufite ubushobozi ukeneye ubwo butaka kandi witeguye kubugura no kububyaza umusaruro hamwe n'igenagaciro rigereranyije ryabwo. Urugero, niba ubwo butaka bukunaniye kubutunga, nanone iyo hagiye kubaho gusesa amasezerano bwo gutunga ubwo butaka, muri raporo ihari ivuga ku gusesa, nanone bashobora kuzana undi muntu ufite ubushobozi ukeneye ubwo butaka kandi witeguye kubugura no kububyaza umusaruro hamwe n'igenagaciro rigereranyije ryabo. Niba bagiye kukuvana muri ubwo butaka, nanone muri iyo raporo hagomba kuba harimo umuntu wiyemeje ndetse uri tayari yo kugura ubwo butaka, ndetse anagaragaza ko agomba guhita abubyaza umusaruro ku buryo azaguha amafaranga ukava aho hantu. Umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi aho ubwo butaka buherereye byandikira nyir'ubutaka buri mwaka ibaruwa ivugwa mu gika cya mbere cya kabiri nababye haruguru cy'ingingo bishingiye kuri raporo y'imikoreshereze y'ubutaka. Iyo hari umuntu ufite uburenganzira kuri ubwo butaka kandi yarabushyirishijeho inzitizi hakurikijwe uburyo buteganywa nanone n'amategeko abigenga, agenerwa kopi y'iyo baruwa nawe akamenya icyo ivuga. Ingingo ya 20 nanone ikavuga ku bijyanye n'integuza yo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka. Iyo hagiye kubaho gusesa amasezerano y'ubutaka, leta igiye kukubwira ngo ubwo butaka buvemo, turabukwambuye, hagomba kubaho integuza. Ntabwo bazazinduka ngo baze mu rugo rwawe mu gitondo kare n'abana bakubwire ngo ubwo butaka buvemo butange. Oya, hazabaho integuza. Nibataguhereza integuza, nanone hazaba harimo ikibazo. Iyo umubitsi mukuru w'inyandiko impamo z'ubutaka asanze ubusabe bwo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka bufite ishingiro, aha nyir'ubutaka integuza yanditse yo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka y'iminsi 90 bikagaragazwa muri registri y'ubutaka imenyesha iyo nteguza. Birumvikana bigakorwa hakurikijwe uburyo imenyekanisha ry'inyandiko za leta zikorwamo. Iyo igihe cy'integuza kirangiye nyir'ubutaka adatanze impamvu yumvikana ituma atubahiriza amasezerano yo gutunga ubutaka, cyangwa iyo ibisobanuro yatanze bitemewe n'urwego rubifitiye ububasha, umubitsi mukuru w'inyandiko mpamo z'ubutaka asesa mu izina rya leta amasezerano yo gutunga ubutaka leta yagiranye na nyir'ubutaka. Umubitsi mukuru w'inyandiko mpamo z'ubutaka amenyesha mu nyandiko nyir'ubutaka icyemezo cyo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka kandi akagaragaza impamvu y'iseswa ry'ayo masezerano rishingiyeho. Bakakugaragariza, bakakubwira impamvu dusesha amasezerano yo gutunga ubutaka biturutse kuri izi mpamvu runaka, ukabimenya. Batazaza ngo bagutungure bakubwire ugomba kuva muri ubwo butaka ngo uteze amahane. Aya ni amategeko. Iteka rya minisitiri rikurikira itegeko risanzwe kandi nanone naryo riba rigomba kubahiriza. Iyo urebye ingingo y'121 y'iri teka ivuga ku burenganzira bwa nyir'ubutaka mu gihe cy'integuza. Ese igihe baguhaye integuza, nyir'ubutaka afite ubuhe burenganzira? Mu gihe cy'integuza giteganywa mu ngingo ya 20 y'iri teka, nyir'ubutaka agumana uburenganzira bwo kugurisha ubutaka bwe cyangwa kubwegurira undi muntu ufite ubushobozi bwo kububyaza umusaruro.
Igihe baguhaye iyo nteguza ntabwo bikuraho ko ufite ubushobozi bwo kuba wavuga ngo nawe wishakire umukiriya wawe umugurisha ubwo butaka, ariko nanone umusobanurire. Apana bya byo kujya kugurisha umuntu mu manyanga kuko ubona ko udashoboye ngo umwime amakuru. Ntumbwira leta iri guteganya ibi bintu runaka, uri tayari ngo ugurishe ubutaka bimeze gutya, leta ishaka ikintu runaka ukamugurisha ubutaka wamuhaye information zose kugira ngo bitazateza ibibazo. Iyo umuntu uguze ubutaka cyangwa weguriwe ubutaka mu gihe cy'integuza yo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka atabubyaje umusaruro mu gihe cy'imyaka 2 uhereye ku munsi abugiriyeho cyangwa abweguriweho, amasezerano yo gutunga ubutaka hagati ye na leta ahita aseswa. Ikintu nacyo mucyumve kandi mucyubahirize. Ingingo ya 22 y'iri teka ikaza ivuga ku nkurikizi zo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka. Ese iyo leta isheshe amasezerano yo gutunga ubutaka, niba habayeho gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka nuko ubwo butaka ubwamburwa, ese nizihe nkurikizi zikujyaho wowe wagoranye isesa ry'amasezerano yo gutunga ubutaka na leta? Iyo amasezerano yo gutunga ubutaka asheshwe, nyiri ubutaka atakaza uburenganzira bwo gutunga no gukoresha ubwo butaka n'ibyabukorerwagaho byose. Umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi ubutaka buherereyemo gashyiraho umugenagaciro ukora igenagaciro ry'ubutaka n'ibyabukoreweho byose. Amafaranga agaragajwe muri raporo y'igenagaciro yishyurwa n'umuntu wemerewe kugura ubwo butaka n'umujyi wa Kigali cyangwa n'akarere gafite ubuzima gatozi hakurikijwe ibigenwa n'iri teka. Amafaranga agaragajwe muri raporo y'igenagaciro ahabwa nyiri ubutaka havanyweho ikiguzi cy'ibyakozwe, kandi ubutaka bugahita bwandikwa ku wabuguze ako kanya. Amafaranga avugwa mu gika cyo hejuru nabyo cy'ingingo ashyirwa kuri konti ya nyiri ubutaka cyangwa ku yindi konti igenwa hakurikijwe amategeko abigenga. Iyo konti itabonetse ashyirwa mu sanduku ya leta aba ariho nyiri ubutaka azayasabira azajya kuyasanga. Nuko bikorwa. Rero ni byiza ko wowe utunze ubutaka, ni ngombwa ko ubutaka bwawe ubwitaho ndetse ubuha agaciro. Niba ufite ubutaka ukabona ahantu ubutaka bwawe buherereye hari kujya ibikorwa remezo, ndetse hakaba hari ibyo leta iri igusaba kubyaza ubwo butaka umusaruro, n'ibyo koko ibyo bintu biremewe, ujye ubikurikiza. Nutabikurikiza ikintu gishobora kuzabamo nyuma nuko ubwo butaka ushobora kubwamburwa, kandi nanone hakabaho gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka. Rero niyo mpamvu ngiye mbasaba kubahiriza ibyo aya mategeko yacu adusaba, atangaha ejo bundi utazabona baje kukureba bakuvana muri ubwo butaka kandi twarababwiye. Rero abantu benshi baba bakomeje kugira confusion, bazi ko ari gufata bazi ko habaho gufatira ubutaka by'agateganyo, kandi mu by'ukuri nanone harimo ko ubwo butaka nanone ushobora kubwamburwa ukabugura. Niba wowe uri gukurikira ikiganiro ufite ikibazo kijyanye n'amategeko, haba ibibazo bijyanye n'umuryango, ibibazo bijyanye n'izungura, ibibazo bijyanye n'indezo, ibibazo bijyanye n'ubutaka n'ibindi bibazo byinshi bigiye gutandukanye bijyanye n'amasezerano n'ubuhemu, ibindi bibazo byose bijyanye n'amategeko, mushobora kutuvugisha tukabahereza inama cyangwa se inyunganizi n'ubundi bufasha bitewe n'ikibazo mufite. Reka nongere ngushimire wowe munyabwenge wifuje kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Niba utarakanda subscribe, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo mujye mubana natwe mu biganiro tubahereza buri munsi. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.